Abagabo bane bagiye kwibaga sigiriti ikirombe kirariduka barimo babura uko bavamo bahiramo. Abantu bane bapfiriye aho bibaga amabuye y'agaciro mu karere ka Ngororero. Abaturage bane bapfuye, abandi batatu barakomereka ubwo ikirombe barimo gucukura amabuye y'agaciro cyaridukaga. Ubuyobozi buvuga ko bibaga aya mabuye nyuma yo gucunga abarindaga kino kirombe badahari, ubundi bakishiramo bwishwa bakagisisiramo kikabaridukira bagapfa. Ibi ngibi byabaye kuwa gatanu tariki 26 Kamena 2026. Mukamusoni Donata, umwe mu babyeyi bafushije umwana mu bari barimo kwibaye amabuye y'agaciro, yavuze ko ubwo yararimo arahinga umuntu yamubwiye ko umwana we aguriwe n'ikirombe. Yajyayo agasanga abantu benshi barimo gutaburura barwana no gushaka abarimo, ariko bane bakurwamo bapfuye mu gihe abandi batatu babakuyemo babaye indembe bikomeye cyane. Mukamusoni Donata kandi n'abandi baturage babwiye itangazamakuru ko abapfuye batibaga amabuye y'agaciro nk'uko babivuze, ko barabakozi bakora muri society ya Professional ikora ubucukuzi bwa gasigireti, ko ndetse icyo kirombe cyaguye abayobozi b'icyo kirombe bahageze nyuma bakagenda bakamenya yuko hapfuye abantu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndaro witwa Rutagisha Aimable yahamirije ikinyamakuru Radio 1 ko abantu 7 bagiye gucukura amabuye y'agaciro mu kirombe kiri mu kagari ka Bijyojo mu mudugudu wa Kavumu mu buryo bwo kwiba kuko bacunze abagicungaga badahari bajyamo nyuma kikagwa abantu bari bagapfiramo mu buryo butunguranye. Ati turasaba abaturage kudakomeza kwishora mu bucukuzi butemewe kuko kenshi butwara ubuzima bw'abaturage, cyane cyane ko umuntu wese iyo afite ubwoba nta buryo bwo kwirinda rwose babuhari. Iyi ni nayo mpamvu ingaruka z'izo mpfu za hato na hato zikunda kugaragara. Nyamara ababyeyi bavuze yuko abagiye muri kino kirombe bagiyemo ino society kino kirombe ibizi. Nyamara ba nyiri bino birombe bo bavuze yuko bagiyemo bagiye kwiba kuko ngo basisemo badahari. Kugeza ubu ngubu rwabuze igice hagati y'abantu baturage ndetse n'abantu bayobozi, bitewe nuko abayobozi bavuze yuko abagiye kwiba amabuye y'agaciro bagiyemo bagiye kuyiba, mu gihe abaturage ndetse namwe mu babyeyi babuze banyakwigendera bo bavuze yuko abasinzwe muri bino birombe bapfiriyemo bari bagiyemo n'ubundi iyi company ibizi. Ngaye nguko rero kugeza ngo iperereza racyakomeje kugira ngo amenyekane nimba bagiyemo kuko iyi company ibizi cyangwa se nimba bagiyemo mu buryo bw'ubujura. Mbabwirana ibi ngibi byabiri mu karere ka Ngororero bikaba byabaye kuwa gatanu tariki 26 Kamena 2026. Iyi ni isoko y'amakuru nawe yogezaga amakuru nitwa Mwinyabare Obedi nkuko bisanzwe. Obi time.